Ese waba warotaga ubona ihene nyinshi zikwirukaho? Ese waba warotaga ubona ihene zikugendaho ntumenye impamvu yabyo, ntumenye n'icyo biri gusobanura mu nzozi cyangwa mu iyerekwa? Ese waba ubona uziragiye cyangwa ukabona urimo urazigura ntumenye icyo bisobanuye? Ushobora kubona uzigura uri umupapa, uri umumama, uri umukobwa se, uri umusore, ukibaza ati se ko ntorora ihene, ukibaza ibibazo byinshi, se ko n'iwacu nta muntu uzoroye, cyangwa se niba banazoroye ku izo nabonye ngura, mbese ukibaza inzira yabyo. Ibi nibyo nje kugusobanurira, kandi nkwibutsa gukanda subscribe, kwinjira na like niba nta shyari ugira, kore share na comment niba nta shyari riri muri wowe. Imana irarushaho kuguha umugisha kuko urabona nawe ukoze umurimo ukomeye. Rero izi hene nje kuzibasobanuriraho kubw'irindi yerekwa ryagaragaye, kuko hari benshi bibaza ibingibi bakayoberwa icyo bisobanuye, ariko nje kubishyiraho umufuniko kugira ngo mwese mubisobanukirwe. Nkwibutsa nawe udasobanukiwe ugomba kutwandikira cyangwa ukatumenyesha, kandi ugomba gukurikirana video yose ukayirangiza kugira ngo ubashe gusobanuza ibyo wabashije kumva, kuko video yumvishe yose ubasha kumenya ngo icyo batavuze ni iki. Rero kudusobanuza ikintu twavuze nawe aho ngaho sinzi uko biba bimeze. Niyo mpamvu rero nudusobanuza ibyo ngibyo waca muri comment, waca kuri WhatsApp ukabona ntitubigushubije, icyo gihe tuzaba twabivuze muri video. Niyo mpamvu ugomba kubanza kumva video yose. Iyo video nuyumva neza ndizera ko biri bugufashe. Niba ufite gahunda yo gukizwa neza, niba ufite gahunda yo kwizera Imana neza, niba ufite gahunda yo gukorera Imana neza, niba ufite gahunda yo kwifuza uko wakorera Imana neza, ndakwifuriza gukurikirana iyi channel, kuko hano ntago tuza kubabeshya, ahubwo tubabwira iby'ukuri bihari bifite intego. Kandi nawe yo ukurikiranye, ube mukuru ube mutoya, ni ibintu bikugirira umumaro udasanzwe, kuko ni hakeya wabona umuntu kugira inama nk'iyi. Benshi bafite abo birukira, ariko ushobora kumwirukira agakoresha amarangamutima ye, ejo warangiza ukavuga ngo Imana ntivuga cyangwa ngo irabeshya. Ndagira ngo nkwibutse ko Imana ntibeshya. Imana iravuga, Imana irakora, Imana irareba, Imana irumva. Uko wabigenza kose uri mu cyumba ujya kuryama, uko ujya kuryama ukaryamana umunaniro udashira, warangiza ugasenga isengesho rya Nyirarureshwa, nabyo irabibona. Ariko nakugira inama yo kuva mu ntege nke ukaza aho Imana ishaka. Tuje kugusobanurira rero ko iyi hene, hari igihe ubona ihene ukabona zirimo ziragukurikira ari na nyinshi, ukibaza ati se izi hene ko sinorora ihene? Benshi bamwe na bamwe baba batuye no mu migi cyangwa abandi, mbese noneho akaba ari n'igihe uri mu gihugu cyo hanze, nta naho uzahurira n'izo hene, nta naho uzororera wabona. Rero ukajya kubona izo hene ziraje zikwirutseho ari nyinshi, uba umusore, uba umukobwa, uba umugabo, uba umudamu, izo hene zifite ikintu zisobanuye gikomeye cyane. Imana ibiri kukuburira, kuko yo wagiriwe amahirwe yo kurota, aho ngaho Imana ibikigufitiye icyizere, ivuga ngo nzamugira inama nshishije muri ubu buryo, kandi azakosoka, azagendera mu nzira yanjye, nzamugeza ku mugisha wanjye nateguye. Nuko Imana ibiteganya kuri wowe. Rero nshuti y'umusaraba, izi hene nubona zikwirukaho, hari ukubona zikwirukaho ukabona urirukanse, hari n'abo zirukaho bakabona bageze mu ishyamba. Nubona izo hene zikwirukaho uzahita umenya ngo okay, sosiyete ndimo irimo ibi n'ibi n'ibi, sosiyete ndimo irimo abahehesi, irimo abasambanyi, irimo imyuka mibi, irimo abarogesha, mbese irimo ingeri zose, kuko izo hene zije zidasobanura ikintu cyiza. Noneho nubona zikwirukaho ukabona ziragufashe, ukabona ntizikuvuyeho, uruhande rumwe hari imyuka mibi bishaka kukwinjira ngo wowe ube umushizi w'isoni, cyangwa ube umuhehesi, cyangwa ube umusambanyi,
ni imbaraga mbi ziba zakohererejwe ariko wowe warangara ntubimenye. Rero aho ngaho iyo urangariyemo Imana iba iri kukwereka ngo nurangara dore ibi byose bikujeho, kandi nurangara uragwa mu byaha nawe uraba nk'abandi bose. Rero iyo ibikweretse ibigira ngo igukebure hakiri kare utagwa mu mutego w'ikibi. Nshuti y'umusaraba, nkwibutse ko gukurikira Imana ni ibintu bitoroshye ariko biranoroshye. Bisaba ikintu bita kwizera, bisaba guca bugufi, bisaba kutifatanya n'abatizera, ukizera Imana yawe. Ntagire umuntu wiringira, ntagire ikintu na kimwe wiringira, ukizera Imana yawe. Iyo uyizeye ukagendera mu nzira ishaka ikugeza ku mugambi wayo, ariko iyo wiyoboye nawe urabyumva. Noneho hari wowe ubona uri kugura ihene mu isoko, wabona ugura ihene kandi mu buryo busanzwe wakanguka ugasanga izo hene ntazo, nta na gahunda ufite, yewe nta n'igitekerezo cyo kuzazorora ufite, naho wabona gifite, ariko ibyo biba bihabanye n'ibyo Imana ishatse kukwereka. Bishatse kuvuga ngo iryo soko riri gusobanura isoko mburamumaro, biri gusobanura abantu batizera Imana n'abayizera, ni uruvangavange rw'abizera Imana n'abatayizera. Kubw'iyo hene ugiye guhahamo, iyo hene yo ibihindutse ibintu bigiye kukwinjirira, ibihindutse ubusambanyi, ubuhehesi, imyuka mibi n'utundi tuntu twinshi, n'utugeso muri make tuba tugiye kukuzaho bitewe n'uko ugiye kubikingurira. Uri kwifatanya n'abatizera Imana, uri kwifatanya n'abantu bagendera mu ngeso zitari nziza. Wabona umuntu akoze iki ngiki, niba ari umukobwa akoze ikintu cyangwa yambaye imyenda, yambaye ubusa, nawe ugashaka kumwigana, cyangwa niba uri umuhungu ukabona umuhungu mugenzi wawe agiye gutereta nk'umukobwa agashaka gukora n'utuntu tw'utunyanga, nawe ukavuga ati reka mbikore. Aho ngaho ni Imana iba iri kukwereka, ikubwira ngo wikifatanya n'abatizera kugira ngo ikurengere. Noneho hari benshi rero babigwamo ntibamenye ko bifite ingaruka, bifite igihano gikomeye. Bisaba no gusenga, ariko uko wasenga kose ntibyatuma igihano cy'Imana kitakugeraho. Gusa iyo wasenze uko igihano cyari kuza ntabwo ariko kiza kiremereye. Rero nshuti y'umusaraba, nshuti y'Imana, izi hene nubona nyine uyigura wumve ko ari ibyo ngibyo Imana iri kukwereka ko ari ibyo urimo. Rero icyo gihe hita ufata umwanzuro, ugaruke uve mu bitagira umumaro, ugarukira Imana hakiri kare. Satani atakurya isataburenge, atakwangiza kandi wari ugiye kugera ku mugisha wawe. Nkwibutse ko ibi bintu bijya kuba, ubundi bitangira kuza ku muntu ari uko Satani yabonye ko Imana igiye kugutabara, hari imigisha yawe ugiye gushyikira, noneho yabibona gutyo agatangira kugutega ibyo ngibyo. Akaba ari n'igihe agutega abakobwa ye, cyangwa akagutega abagore ye yuri umugabo, cyangwa akagutega mbese abasore, mbese akagutega kuko ababona umugisha wawe igihe cyo kuwakira cyegereje. Noneho muri uko kugutega birangira uhombye. Imana nyine ntabwo igikorera mu bizira, ntigikorera mu bintu bidafite umumaro. Rero nshuti y'Imana, niba ushaka ko Imana ikugirira neza, irinde ikibi n'igisa nacyo. Izo hene ngira ngo urazumva. Dusobanuye muri makeya, nkwibutsa gukanda like no gukora share n'ibindi, nawe kandi ngusaba gukora, kuko iyo ukoze akagira umusanzu utanga kuri uyu murimo w'Imana, Imana iragushyigikira ikaguha imigisha yindi yisumbuyeho cyane. Imana ibagirire neza. Rero niba nta shyari nawe ugenda ukoze like, niba nta shyari ugenda ukoze subscribe, niba uri mushyashya, niba nta shyari ugende hari ikintu